naje kubona mama imbwa zamutaburuye zirimo kumurya, ndazirukankana ariko zararenganaga kuko bari bazimugaburiye, zirimo kumurya. Nuko nongeye kubona mama. Ntabwo nigeze mbona igihanga cyo kwa handi nahabonye, nasanze zirimo kurya zigeze ku matako, ya matako yanyikiye. Nabonye urupfu rero. Ibyo ndimo kuvuga ngo sigaho kumpiga udapfa, ndabizi koko nigeze kubona urupfu. Nawe wabonye urupfu. Hari igihe cyageze muri icyo gihugu tubona urupfu. Urupfu ruratugenderera, urupfu rurakomanga, urupfu rukwirakwira ahantu hose, urupfu ruranuka, turarwumva. Urupfu ruraza ruratugenderera. Hari igihe twabonye urupfu, tubona abapfu. Hari igihe twabonye Satani ari muri kino gihugu. Hari n'igihe twabonye Imana iri muri kino gihugu. Hari igihe twabonye abica abandi ariko tubona n'ababakiza. Hari igihe twageze mu bihe, ibihe umuntu abona atarimo kubona icyerekezo, ari umwijima. Ibyo ndimo kuvuga rero narabibonye. Ibyo ndimo kuvuga ntabwo ari ibyo nabariwe, nibyo niboneye n'amaso yanjye. Sigaho kumpiga udapfa, sigaho guhiga uwo munyabugingo udapfa. Iyamurokoye ikamurokora urupfu rukomeye, ikamurokora mu mfu nyinshi yanyuzemo, ntabwo yemeye kumurekura, ntiyiteguye kumurekura, izamurwanirira kugera n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Itonde udapfa, sigaho, reka kumuhiga udapfa. Ikibazo nasanze mu bantu benshi ni ikibazo kijyanye no kwibagirwa. Abantu bajya bibagirwa, abantu bakiga ntibafate. Kuki ibihe bitigisha abantu? Amarira y'umuntu, umuntu arira kubera akaga wamushyizemo cyangwa se kubera iby'umukorera, kubera kumubuza amahoro, kubera kumubuza inkeke, kubera kugambira kumwica, na agahora arimo kurira Imana, atabaza Imana. Amaraso atariho urubanza wamenye cyangwa ugambire kumena, iyo yamenye ararira, iyo yamenye atabaza Imana. Ibi byonyine birakwica. Niyo mpamvu ndimo kukuburira ngo va mu kibi, va ibuzimu ugibuntu. Bakunzi bagusengarwa, nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Rutayisire Emile, ndi umuvuga butumwa. Imana ishimwe cyane rero kuko yaturinze tukaba tugejeje uyu munsi turi bazima, dushima izina ry'Imana, dushima Imana ku byo yadukoreye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo sigaho kumpiga udapfa, kuko ya Mana yandokoye cya gihe n'uyu munsi turacyari kumwe. Sigaho kumpiga udapfa, kuko ya Mana yandokoye cya gihe n'uyu munsi turacyari kumwe. Mu by'ukuri umuntu anyura mu bihe bigoye, ibihe bivunanye, agenda asimbuka ibintu byinshi, agenda asimbuka imitego ya Satani. Kuba umuntu abyuka bigakunda akagenda akagaruka, ntabwo mu by'ukuri ari imbaraga ze, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Kugira ngo rero tubashe kuganira neza, reka twifashishe ibyanditswe dusanga muri Zaburi. Turasoma Zaburi 55 umurongo wa 13 kugera ku wa 16. Twongere dusomeze muri iyo Zaburi n'ubundi umurongo wa 23 kugera ku wa 24.
tuze gusoreza muri Zaburi ya 56 umurongo wa 5. Zaburi ya 55 umurongo wa 13 kugera kwa 16 haravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa se uwanyangaga si we wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ku murongo wa 14 hakavuga ngo ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye magara, twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Urupfu rubatungure bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibyaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Zaburi ya 55 umurongo wa 23 n'uwa 24 hakavuga ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Ariko wowe Mana uzawamanurira mu rwobo rw'irimbukiro. Abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi yo kubaho kwabo, ariko jyeweho nzajya nkwiringira. Zaburi ya 55 ariyo duherukirije ikavuga umurongo wa 5 akavuga ngo Imana izampa gushima izina ryayo, Imana niyo niringiye, sinzatinya. Abantu babasha kuntwara iki? Amen. Uyu mwanditsi wa Zaburi ikigaragara nuko yari afite abanzi, kandi abanzi batamworoheye. Abanzi babandi bo mu nzu ye ba hafi, abanzi babandi bamuzi kandi bamuzi neza, babanye, abanzi baturanye, abanzi aziranye nabo neza. Hanyuma arangije aza kubasengera, urebye abasabiraga urupfu, ngo urupfu rubatungure bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibyaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Mu by'ukuri yari afite akababaro, kandi nawe ushobora kuvuga afite, nanjye nk'uko naba ngafite, kuko buri wese agira ibimubabaje. Ngewe rero ntabwo ndi buze gusabira urupfu aba bantu, ahubwo ndashaka kubaburira. Umuntu ufite gahunda yo kuguhiga, nanze kuvuga we mbyishyiraho, ndavuga ngo sigaho kumpiga udapfa, kuko ya Mana yandize cyagiye n'uyu munsi turacyari kumwe. Birashoboka ko wenda wowe utashobora kubyivugira, ariko nagira ngo gutize amagambo, kuko ibyo ngiye kuvuga ni ukuri abantu benshi wenda batinya kuvuga, ariko hari igihe kigera umuntu akavuga ukuri, akakubwira abantu kugira ngo bakiri. Hari n'umuntu wambwiye ngo ujye woroshya, ngo uvuge ibintu ngo bibyoroheye abantu, ngo bitabakomeretsa, bitabavuna. Ubwo nibwo butumwa. Ariko buri muntu wese buri wese agira uko yahamagawe. Buri wese agira uko avugana n'abantu be, n'aba ashaka kubwira na audience afite, akagira uko babwira. Ntabwo rero abantu bose bumva kimwe, bumvira kimwe, kandi bumvishwa kimwe. Buri muntu wese agira ibibasha kumwumvisha. Uwo yarambwira ngo sinkabakura umutima, ariko nanjye nkibaza nkavuga ngo se
ubundi umutima umuntu abakora ni uwuhe? Ko n'ubundi basanzwe barawukutse, ko basanzwe ntawe bagira. Ubundi umuntu ugambira kwica akamena amaraso, umuntu ugambira kuroga akabikora, umuntu ugambira kugira nabi w'umugome, ubundi umuntu abamukuru uwuhe mutima ko n'umuntu asanzwe yarawukutse? Ahubwo icyo umuntu yamubwira ni ijambo rimugarura mu nzira rikamuvana ibuzimu rikamugarura rikamujyana mu buntu, rikamuvana ibuzimu rikamujyana ibuntu, rikamuvana mu migambi mibi afite rikamukebura akagaruka. Kuko hari abantu batazumvishwa n'ineza n'imvugo runaka igenda ikaresa amagambo yoroshya ibintu. Hari igihe bisaba ko umuntu ubwiza ukuri gushoboka, kuko n'ubundi ukuri kose nitukuvuga. Hari n'ukuri wavuga ukarara upfuye ukarara kukwisha, ubwo nawe ndagukebuye. Ukuri kose ntibakuvuga, ariko ukuri kose hari igihe kigera ukabwibiza umuntu ukuri kugira ngo akire, kugira ngo ave ibuzimu ajye ibuntu. Ntabwo rero buri gihe byose umuntu abivuga yoroheje. Hari igihe ubwira umuntu ukamumarirayo kugira ngo abashe kumva, kuko n'ubundi hari igihe aba yaranze kumva. Imana ikavuga akanga kumva, abantu bakamugira inama akanga kumva, ibihe bikamugira inama akanga kumva, ahubwo agashorera mu kibi, agakomeza ikibi, akajya mu nzira y'ikibi. Uwo muntu rero hari igihe umubwiza ukuri kugira ngo ukuri kumubature, ukuri kumukize. Abantu rero ntibumvira rimwe, ntabwo bumvira rimwe. Umuntu agira ikimwumvisha, agira imvugo imwumvisha. Ntabwo imvugo wakoresheje hariya ari uzakoresha kuri uriya, kuko naranitegereje nsanga na za moto kugira ngo zake hari izacishwa imigeri, hari izindi bakanda zikaka. Hari n'abantu bateye gutyo bisaba ko bahagurutswa n'imvugo itera imigeri ikabahagurutsa bakabasha kugenda. Ukaba utamubwira neza ngo ahari mu bimwica ngo abe yabivamo. Reka dufate n'urundi rugero rworoshye. Niba hari ikintu kiryoha n'umwana mu buzima, ariko abana bose ntabwo umuntu ababwira kimwe. Umwana warumye ibere rya nyina kubera ko yatinze kurimuha, nyina afite imvuga mu bwizamo, akamenya ko icyo yamubwiye ari nubwo nta bwenge abazi, ariko hari uburyo avugana na nyina akamubwira ko ibyo akoze atari byo, ko atazongera kubikora. Iyo mvugo nyina afite uko avugana nawe. Hanyuma hari n'umwana wanyaye ku buriri. Umwana wanyaye ku buriri, ababyeyi bafite uko bamukosora, bafite uko bamubwira akumva. None hari n'umwana warebye igitsuri, uruganda ruremero rwasi. Uwo nawe safite uko avugana nawe, kuko ntamworohera. Ntabwo wareba igitsure uruganda ruremero rwaso ngo hanyuma akurekeye kugira uko abikubaza. N'aba bantu bandi rero, aba bantu bari hano hanze biyemeje gukora ikibi, bagafatanya na Satani, akabakoresha Satani nitumubona ko nibo tubona. Hari igihe bigera umuntu akababwira ngo sigaho kumpiga udapfa. Hari igihe umuntu cyangwa Satani nabo bambari be baguhiga mu buryo busanzwe, mu buryo bumenyerewe, abantu bakabona nta kibazo, ukabaho wihisha, ucecetse, wigengesereye, kugira ngo urebe ko waramuka kabiri. Ariko hari igihe umwanza gutugatuga, akagutugatugira ku rukuta, agakora ibya mbere ntibikunde, agakora ibya kabiri ntibikunde, agakomeza
agakomeza kugira ngo akurangize. Hari ahantu bigereye wageze ku rukuta, kwa guceceka kukarangira, bya bindi watekerezaga bikarangira, hanyuma bikaba ngombwa ko umubwiza ukuri, bikaba ngombwa ko hari aho umwiyama ukamubwira ngo sigaho. Hari igihe abantu bagahiga umunyamugisha, bagahiga umunyabugingo, akaba ari byo bibahitana, umuntu atigeze bakoraho. Iyo ndimo kuvuga gutya umva yuko ntiturwana nk'uko isi irwana, nta masasu, nta nkota, nta mbunda, nta mihoro, nta biki birimo, ariko umunyabugingo ntumuhiga gutyo gusa ngo bikugwe amahoro, kuko Uwiteka urinda umukiranutsi utemera ko anyeganyezwa. Ntabwo mushobora gukiranuka uri inyuma y'uwo muntu, umuhiga bukware, uburirwa ntiwumve, ntabwo bishoboka. Hari igihe rero umuntu agera mu gihe bigatuma atekereza. Igihe ugeramo ukibuka ngo ese navuye he ngeze hehe, nahavanywe nande, byagenze gute, uyu munsi ndiho mbeshejweho n'iki, mbeshejweho nande, ninde umbeshejeho. Hanyuma bigatuma utekereza aho wavuye, ugatekereza aho uri, ugatekereza n'aho urimo kugana. Uyu mwanditsi wa Zaburi, abamutezaga ibibazo ntabwo ari abakure, ni aba hafi, ni abaturanyi batifuzaga ko abaho, ni abamwishimagaho, ni abamutukaga, ni abantu bagendanye babanye mu nsengero, ni abantu babanye mu nzu, ni abaturanyi. Umwanzi ukuzengereza n'uwa hafi ntabwo ari uwa kure. Aramutse ari uwa kure, akaba ari iyo ngiyo wenda muri ibyo bihugu mu birometero ibihumbi bingahe, akaba nta kintu cyabahuje, mudaturanye, mutadikanyije, mudahurira ku ikoranabuhanga, nawe waba ufite ikibazo. Ariko ubu hari n'izindi tekinike zaje, isi yabaye nk'umudugudu, umuntu akuzengereza mutegeranye, akuzengereza ku ikoranabuhanga, akagusebeza ku ikoranabuhanga, kandi bikakugeraho. Hari n'indi koranabuhanga, niba ari ikoranabuhanga, niba ari iki, byaje umuntu aguteza ibitega amahembe n'izindi mbaraga zose z'umwijima, bikakugeraho kandi mudaturanye, uri muri Amerika undi ari mu Rwanda, kandi bikakugeraho. Ibyo nabyo bibaho. Hari igihe kigerayo umuntu akabwiza abantu, akababwiza ukuri. Ibi ndimo kuvuga ntabwo ari ibintu ntoragura aho ngaha hasi, ni ibintu umuntu abamo, ni ibintu umuntu abayemo. Kuko hari igihe kigeza kugera nk'uko buri muntu wese bijya bimubaho, ibihe bibi bikamugereraho. Hari igihe cyageze muri icyo gihugu tubona urupfu. Urupfu ruratugenderera, urupfu rurakomanga, urupfu rukwirakwira ahantu hose, urupfu ruranuka, turarwumva. Urupfu ruraza ruratugenderera. Hari igihe twabonye urupfu, tubona abapfu. Hari igihe twabonye Satani ari muri kino gihugu. Hari n'igihe twabonye Imana iri muri kino gihugu. Hari igihe twabonye abica abandi ariko tubona n'ababakiza. Hari igihe twageze mu bihe, ibihe umuntu abona atarimo kubona icyerekezo, ari umwijima. Ibyo ndimo kuvuga rero narabibonye. Ibyo ndimo kuvuga ntabwo ari ibyo nabariwe, n'ibyo niboneye n'amaso yanjye. Ndibuka umunsi wa nyuma ntandukana na mama, nasanze yateretse amata menshi, arayampata, arambwira ati mwana wanjye, uyu ni umunsi wa nyuma, aya mata yanyweye amari,
kuko uyu ni umunsi wa nyuma sinzongera kuyaguha ukundi. Urupfu yari yarubonye, urupfu yari yarwiyumvisemo. Muri karitsiye rwari rwahageze, ikirere cyose cyarimo umunuko w'urupfu. Dutandukana ubwo ngubwo, sinabashije kuyambara nk'uko yabyifuzaga, ariko muheka ubwo ngubwo. Mbere yaho gato ya papa yari yaje arandeba, arambwira ati mwana wanjye, yaranzaniye urwagwa rw'umwikamiri. Ararunzana arambwira ati mwana wanjye nywa kuri uru rwagwa. Nyine ubwo cyari igihe cyo gusangira akagwa, nyine twajyaga tugasangira. Arambwira ati mwana wanjye, nkuru rwagwa ariko tugiye gupfa, ntabwo tuzabaho. Imigambi yo kutwicira hari ahantu hose irahari. Ntabwo nyuma yaho naje kubona mama, imbwa zamutaburuye zirimo kumurya. Ndazirukankana, ariko zararenganaga kuko bari bazimugaburiye, zirimo kumurya. Nuko nongeye kubona mama. Ntabwo nigeze mbona igihanga cyo kwa handi narahabonye. Nasanze zirimo kurya zigeze ku matako. Ya matako yanyikiye. Nabonye urupfu rero. Ibyo ndimo kuvuga ngo sigaho kumpiga udapfa, ndabizi koko nigeze kubona urupfu. Nawe wabonye urupfu. Ntabwo rero ibyo turimo kuvuga. Umunyarwanda, Abanyarwanda benshi bavuga ngo nabonye urupfu, sigaho kumpiga bararuzi, bararubonye. Babonye urupfu, nanjye nararubonye. Data sinzi aho yaguye, barumuna banjye sinzi aho baguye. Cyoko nta upfira gushira, hari abo twasigaranye. Turiho, n'uyu munsi turiho. Kwibuka rero ibyo ngibyo byose ntabwo ari ukuzura akapfuye, akaboze, sino gupagana, ahubwo ari ugutara imbaraga zituma tubasha kubaho mu bihe turiho uyu munsi, tukabasha kwitegura kubaho mu bihe bizaza, kandi ntituzakora amakosa nk'ayo twakoze, ndetse n'ingaruka n'ibyatubayeho ntibizongere kubaho ukundi. Iyo nkubwira ngo rero ngo sigaho kumpiga udapfa, hahandi ni Imana yahamvanye, ntabwo ari umuntu wahamvanye. Yahamvanye rero uyu munsi turacyari kumwe, iracyandinzi. Yahamvanye ntabwo ishobora kwemera yuko wowe unsubizayo, ntabwo byakunda. Ntabwo ishobora kwemera ko mpfa. Uko wabigenza kose ndacyari mu mugambi w'Imana, cyafitanye umugambi n'Imana. Hari ibyo yanteguriye, hari ibyo integanirije. Sigaho kumpiga udapfa. Ya Mana nkuye hariya, n'ubundi turacyari kumwe. Wowe wigeze ubona ko wirirwa ubikinisha? Wigeze ubona ahantu umuntu ahigwa, agahigwa bukwari, akabura ahantu yihisha, akabura n'umuhisha? Isi ikamubana ntoya, ishyamba rigasa naho ari mu butayu. Inzu ntuyihisha mu nzu, ntuhishwa, ukicwa n'umuturanyi, ukicwa n'umuntu wa hafi. Zaburi yabivuze. Sigaho kumpiga udapfa, sigaho guhiga uwo munyabugingo udapfa. Iyamurokoye ikamurokora urupfu rukomeye, ikamurokora mu mfu nyinshi yanyuzemo, ntabwo yemeye kumurekura, ntiyiteguye kumurekura. Izamurwanirira kugera n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Itonde udapfa, sigaho, reka kumuhiga udapfa. Ikibazo nasanze mu bantu benshi ni ikibazo kijyanye no kwibagirwa. Abantu bajya bibagirwa, abantu bakiga ntibafate. Kuki ibihe bitigisha abantu? Kuki ibyabaye abantu batabyigiraho ngo bakosore amakosa yabaye, birinde naho byabagejeje? Uwagize nabi ntabwo yabonye ko wagize nabi, wenda ntawe wakubonye. Ni uyu munsi turimo kuvuga iby'icyo gihe, ni amateka nagira ngo mbasha kuvuga n'iby'uyu munsi. Ubwo bugome wagize, uwo mutima mu ubwo bugome, kubamo buba mu mutima udashaka ngo busohoke. Niba utabishoboye gufata icyemezo kizima ngo ube muzima,
ko hari n'abantu bapinga Imana bihaye gupinga Imana ngo Imana ntiriho, hari izindi biremeye. Byibura ntushobora kugira amahitamo mazima. Niba se byakunaniye wasanze Yesu akakuzura ko uri umupfu, uri indushyi, akakuvana muri ubwo burushyi urimo. Hari n'abandi bahinduye n'uyu munsi ubugome bugenda bugwira burimo n'ikoranabuhanga. Hari n'ibyo twajyaga twumva kera ntitwemere ko biriho, ariko uyu munsi biriho. Mwabyemera mutabyemera, mwabihakana mwabyemera, mwabipinga mutabipinga. Ubu abantu basigaye bagira n'abandi batabakozeho, batabegereye, bakoresheje ibyo bita ibitega n'amahembe na za nyabingi n'izindi mbaraga zose z'umwijima. Barimo kugira n'aba bantu. None abo bantu dukomeze dukarese imvugo, tubabwire neza ngo bahinduke. Iyo umuntu asinziriye, hari igihe iyo umukangura ntabwo umubyinirira ngo uzane ubuguyiguyi umubyinirire. Ushobora kumubyinirira agasinzirira ko akajya muri koma akazapfira rimwe. Hari imvugo igomba gukangura abantu bakava mu kibi bakanga ikibi. Hanyuma rero ndajya nkubwira ikintu kimwe: kunkangisha kunyica, kukangisha kwica undi muntu wari wese warimwe n'Imana, ukabivuga cyangwa ukabigambirira, ukabitegura mu rwihishwa bikamenyekana cyangwa ibimenyetso bikabihari umuntu abibona, ugakoresha izo mbaraga zose z'umwijima. Ntabwo umuntu abifata nk'imikino cyangwa amashyengo. Nta muntu ushyenga yica, nta muntu ushyenga agambana, nta muntu ushyenga aroga. Ibyo byose birica. Impamvu ndimo kukuburira nkakubwira ngo ubivemo nuko ikikwica ntabwo ushobora no kubikorera umuntu ntanakuvugishe. Ariko nagira ngo nkubwire, amarira y'umuntu arira kubera akaga wamushyizemo cyangwa se kubera ibyo umukorera, kubera kumubuza amahoro, kubera kumubuza inkeke, kubera kugambira kumwica, na agahora arimo kurira Imana, atabaza Imana. Amaraso atariho urubanza wamenye cyangwa ugambiriye kumena, iyo yamenye ararira, iyo yamenye atabaza Imana. Ibyo byonyine birakwica. Niyo mpamvu ndimo kukuburira ngo va mu kibi, va ibuzimu ujya ibuntu. Reka umugambi mubi ufite wo kwica, wo kugambana, wo kuroga, wo kugira nabi. Amen. Impamvu mbivuga nuko hari igihe twebwe twahuye nabyo, cyangwa n'uyu munsi turimo guhura nabyo, kuko ibyatwishe n'ibyagambiriye kutwica ntabwo byarangiye. N'uyu munsi biracyadukurikirana. Satani ntiyigeze atugirira impuhwe, ntazanatugirira impuhwe, kuko n'uyu munsi aracyadukurikirana. Hari igihe rero umuntu aburirwa ntiyumve, akagirirwa inama ntiyumve, agakiburwa ntiyumve. Nge ntabwo ndi muri abo ngabo rero. Nawe ntube muri abo ngabo, ahubwo ubyiteho, uharanire kubaho, uharanire ubuzima, urwanirire ubuzima, wange ikintu cyose cyakwambura ubuzima. Usenga Imana, wizere Imana, ugendere n'Imana, Imana ikurinde. Nabonye urupfu mbona abapfu. Mu bapfu nabonyemo mama, uwo ni uwo mvuze. Nanjye nasimbutse impfu, kandi nawe warazisimbutse. Niba warazisimbutse se uyu munsi umuntu utinyuka kukwica, utinyuka kugushaka kugukuraho, we ni muntu ki? Arumva ari muntu ki? Hada ibyo ngibyo tujye ngo tubisasire, tubigende gutyo. Nabonye aho imbwa zirya ibiganza byampaye amata. Nabonye aho imbwa zirya amabere yanyonkeje. Nabonye aho imbwa zirya ibibero byankikiye. Umutwe we ntawo nabonye. Bari barawujanjaguye bwa bwiza bwose bwa mama, kandi yari mwiza. N'abamuzi muzabaze mama yari mwiza. Nanjye nabonaga ari mwiza nubwo ari mama, ariko yari mwiza n'abandi bose barabizi. Ariko umutwe bari barawujanjaguye bwa bwiza bwose barabureka. None se
ubu koko nibagirwa ko ibyo bintu byabaye, ukomeze umpige ncicike nawe kubikubwira, ukomeze ugambire kumvutsa ubuzima no kumbuza kubaho nawe kubikubwira. Nabonye igihugu gipfa, ibintu byose birapfa, igihugu cyuzuye imirambo. Nabonye abapfu batandukanye. Nabonye indokoka, ibyo naciyemo ni byinshi. Kuba ndiho uyu munsi ni Imana yandokoye, nta muntu wandokoye. None ngo urampiga, uwo muntu higa uzi ibyaciyemo, uwo muntu higa uzi aho yanyuze, uzi yararinzwe n'iki? Si Imana yamurinze? Wose urinde utinyuka kuvutsa ubuzima mugenzi wawe, ukumva wabaho agapfa, uramuziza iki? Wabayeho nawe ukabaho ku isi ari ngari, ko umubyeyi watubyaye waturemye ari umwe, urabikorera iki? Ngo ntabwo nizi. Ibyo byonyine ntabwo urumva ntakubwira ukuri, uko kuri kukaba kwagukiza. Harazabivuga ukundi bakabisigiriza, bakabivuga ukundi, ariko iyi no okaziyo mbonye kugira ngo mbwira abantu bave mu byaha, bareke ubugome, bareke ubugambanyi, bareke guhiga bagenzi babo. Nta kintu umuntu agukozeho, nta kintu umuntu akubwiye, amarira yonyine umuntu afite kubera ubugome umugirira. Aho yavuye naho yaciye, ya Mana yamurinze cya gihe iracyari kumwe nawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umukiranutsi ntazanyeganyezwa. Ijambo iryo ni iryanjye, ni iryawe, rigira iryawe. Satani n'abambari bo babwire ngo Imana yavuze ngo sinzanyeganyezwa. Hari igihe Satani umubwiza uko, Satani arumva, n'abo bakorana barumva, babwire bumve. Hari n'igihe abantu batekereza yuko mujye mwitonda n'amasengesho abantu basenga, kubera amarira mwabateye n'agahinda bafite. Iyo yiherereye hari ibyo utumva avuga. Hari amarira utabona abantu barira mu byumba, barira mu mashuka y'uburiri baryamyemo. Ariya amarira niyo azabakoraho, ariya amarira niyo yagukoraho, kuragutaka niko kwagukoraho. Umutima w'umuntu ujya usabana n'Imana, ugasabana n'Imana mu gahinda, ukavana amaso ku kintu icyo ari cyo cyose, ugasabana n'Imana, ukiyegurira Imana, ugahamagara amaboko y'Imana akaza kuwutabara. Itonde rero ngo unye azamuririrwa mu rwobo rw'irimbukiro, ngo abicanyi n'abagambanyi ntibazacagasa iminsi yabo yo kubaho. Wowe umpiga, wowe uhiga umuntu, uhiga umunyabugingo, uhiga umuntu Imana yavuzeho, wowe urinde. Wumva wabikora gutyo ukagenda Imana ikakwihorera. Umva, wanteze imitego yose, iyo nzi niyo ntazi, Imana irayindenza. Uriya muntu wamuteze imitego yose, iyo azi niyo atazi, Imana irayimurenza. Waramuroze ntiyapfa, urawumuha ntiyapfa, araburya ntiyapfa. Warandoze sinapfa, urawumpa ndaburya sinapfa. Ubundi ibindi bikombe Imana yarabimeni. Ndimo kuvuga ibi ngibi, ariko ndavugira n'abandi bantu benshi batafite uko bayivuga, batafite n'amagambo bayivugamo. Imana yarabikoze. Wazanye tekinike y'amahembe n'ibitega, amategeko ntabyemera, ariko bizengereje abantu hano hanze. Imana ibicisha ku ruhande, bisekura umutima ntiwashwanyuka, bigagaza ibikano ntibyagagara. Ushaka ko umuntu ahinduka umusazi ntibyaba. Uteza amakisida ngo abantu bagende mu tugare ntibyaba. Uragambana ngo umuntu afungwe cyangwa umuntu yicwe, Imana ikinga ukuboko. Wakoze byinshi kandi bibi. Uransebya, usebya uriya, usebya bariya, urabikora. Hari igihe tujya tuvuga ibintu umuntu akavuga ngo nibyaganire n'umuntu, ibyo arimo kuvuga nanjye nishyizemo, kandi ibyo mvuga ni ukuri, ntabwo ndimo kubeshya. Ibyo byose warabikoze,
usiga umuntu amabyi, umusiga icyangiro, umugira icyo ntazi, umwimisha amahirwe ariho atariho, umwica ahagaze. Ibyo byonyine urabizi, kuko ni wowe wabikoze, ni nawe wabiteguye, urabizi neza. Sigaho guhiga umunyabugingo udapfa. Ntawe uhiga umunyabugingo, ntawe uhiga umunyabugisha ngo abeho, kandi nta kurwanya, nta navuga. Hari igihe umuntu yicecekera n'amagambo agashira kubera aho wamugejeje n'aho wamushyize, agaceceka, ugakomeza ukamuhiga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubwo butindi bw'ubugome ubamo ukora udashaka kureka, ugacukura inzobo ushaka kuzishyiramo abandi, ugashaka kurangiza umugambi mubi umuntu yararokotse, aviyo ngiyo Imana imubeshaho, none wowe uracyamuhiga ngo umwice. Umuntu ari we yaremwe n'Imana, ifite ko yamuteguriye imigisha, uramuhiga ngo umukureho, umubuze imigisha ye. Sigaho kumuhiga udapfa, kuko umurwanira ntabwo ari wowe, ni Yesu. Umurwanira n'Imana yamushyizeho, igifitanye umugambi nawe. Kumurwanya no kurwanya umugambi Imana ifite muri we. Sigaho udapfa. Warangambaniye, ungambanira ahantu hose, ariko ntabwo nagomeye Imana umuremyi w'isi n'ijuru, sinanagomeye umwami ushumbye. Wowe urinde utinyuka kuza kumvutsa ubuzima? Ntabwo ubona neza usobanukirwa ko ayo maraso ugambanira nta rubanza ruyariho? None se Bibiliya ntabwo uzi yuko uko ivuga kumena amaraso y'umuntu utariho urubanza? Wasizeho ko ndimo kukuburira, ukareka kuhiga umunyabugingo, ukareka guhiga umunyamugisha. Sigaho ibyo ngibyo wibikora. Sigaho. Warantaye utoza n'abandi kunta, umfungira amazi n'umuriro, ariko Imana yarahabaye, sinapfuye, ndiho. Ese ubundi ko wirirwa ugenza ubuzima bwanjye, umenya niba nabyutse, niba nabuhezemo, ninde wakugize ucunga ubuzima bwanjye? Warandemye. Sigaho. Imana yandemye niyo ifite mu biganza ubuzima bwanjye, ntabwo ari wowe. Si wowe ugena uko ngomba kubaho, uko ngomba kuryama, nuko ngomba kubyuka, uko ngomba kubaho. Igihe nzapfira nikizanyica, igihe nikigera nzapfa, igihe nikigera uwo muntu higa azapfa agende. Bibiliya tubwira ngo yajyaga ibwira abami ngo igihe cye kiragera, ngo akora ibyo ngibe byose, ngo byanditse ngo mu gitabo cy'ubucurabwenge, ngo aragenda ngo aryama aho abakurambere baryamye. Igihe nikigera buri muntu wese azagenda, ariko nta ruhare wowe ubifitemo, nta n'icyo wanabikoraho. Igihe mwari mwarantaye, igihe wari warantaye ndi mu buzima butagira ishusho, warampaye amazina yose ushaka, ukamvuga uko ushaka, utekereza ko ninde wamvanye hariya? Ni wowe? Ni marume se? Ni masenge se? Nta wundi, n'Imana yahankuye. Imana yarandundarunze muri bya bihe bitashobokaga, mu buzima budafite ishusho. Ingire uwo ndi uyu munsi, irandundarunda, nanjye ndirundarunda. Hari igihe umuntu atabonaga ko ashobora kwiga, hari igihe umuntu atabona ko ashobora kubaka, hari igihe umuntu atashobora ko ashobora kubaho, ibintu byose bimuteye seseme, abona nta buzima burimo. Ariko nta mbeshyere, nta buzima bwari buhari. Hari igihe igihugu kijya kiza kikabamo urupfu, ukarubona neza, hanyuma nawe ukwibona mu bapfu, ugatekereza nk'abapfu, ugatekereza nk'abantu batazabaho. Ariko Imana yarandundarunze, kimwe nuko nawe yakurundarunze, kimwe nuko Imana yarundarunze igihugu.
ndiho kandi ngomba kubaho, ariko ikibazo ni kimwe, kuki ushaka kuntesha imigisha Imana yampaye, ayo mahirwe Imana yampaye, ukashaka kuyamvanamo ngo unyice urupfu, unyicisha inzara, umuze kubaho? Gute se? Gute? Wowe urumva byakunda gute? Gute? Hari igihe duceceka umuntu akagira ngo ntituzi kuvuga, hari n'igihe duceceka akagira ngo nta kintu ibyo twaciyemo cyangwa ibyo tunyuramo byatwigishije, hari igihe duceceka umuntu akagira ngo Imana tuvuga ntabwo tuyizi, ntabwo tuzi uko irwa abantu bayo, ntituzi n'uko ibakiza. Sigaho udapfa, unzize uzize umunyabugingo, uzize umunyamugisha. Umunyamugisha arindwa n'Imana. Umva, kamanze nitonde mbona uko mbivuga. Umva, waramvuze, uramvuga wivayo, ibi bitabaho nibyo utavuze, ariko byose warayivuze. Wansize ibirungo byose, umva, unyambika n'igisembesembe mu gatuza ngo za mpyisi ingenzi zawe zindye, ariko Imana yarahakinze, yakinze ukuboko. Ni Imana yabikoze. N'uyu munsi ntabwo washizwe hahandi biriya byose wari wapanze, wabonye atari Imana yankuyeyo, wose urinde kugira ngo unsubizeyo, ariko ngo ntiwashizwe. N'uyu munsi uracyampiga ngo uzashirwa ubonye neza neza ariko umurambo wanjye ugiye mu gitaka. Ndimo kuvuga ibyawe, nawe ufite uwawe. Niba utashaka kumubwira itiza ibi ngibi, ariko ikiza kibi nuko hari abajya babyumva atari uko twabibahaye, atari uko twabatumiye, ko hari igihe bashobora kukwicara imbere ntubashe no kubivuga, ariko hari igihe babifungura bakabigwaho. Hanyuma ntiwashizwe ngo urashaka kubona umurambo wanjye mu gituro, ukawubona neza n'amaso yawe, hanyuma ukaza utabaye nk'uko abandi bose baza batabaye, wigize nyoni nyinshi, ukazana n'indabo zo gushyiraho za nyirarureshwa zo kwishushanya, hanyuma ukansukaho amarira nk'ay'ingona yo kubeshya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabyo uzabona, ko nomotanye n'Imana yanjye. Nza ahantu hari amakiriro, nza ahantu hari ubuzima. Uko wabigenza kose, ibyo wakora byose uzabikora, ariko ntabwo ushobora kurusha Imana yanjye amaboko. Ntabwo uko wabigenza kose kugira ngo wice umunyabugingo, wice umuntu womotanye n'Imana, ugendana n'Imana, ntabwo bizakunda, kuko Imana irinda abantu bayo, irinda abakiranutsi, ngo ntabwo izabemera yuko banyeganyezwa. Imana iri kumwe nabo, irabarinze. Ujya wibuka ikintu kimwe, iyo wabanye n'Imana neza, inshuti zawe zihinduka iz'Imana. Imana ikazikunda nk'uko igukunda, kuko zigambire kugira neza. Ese wabaye inshuti y'umunyamugisha, y'umunyamumaro, y'umunyabugingo, nawe ukabona ibyo byiza bituruka muri uko kugira neza, ugire neza umuntu w'Imana. Ariko wibuke yuko umenye neza ko n'umuntu n'umwanzi w'umunyabugingo, w'umunyamugisha, aba umwanzi w'Imana kandi iramuhana. Hari abantu bazi ko Imana idahana, biyorohereza bakavuga ngo Imana ntihana. Imana irahana, ihana abanyabyaha, irabahana, nta munyabyaha n'umwe idahana. Abantu bakora ibyaha baragira nabi, bakumva ko bazabikora gutyo, gusa Imana ntihana. Ngiye sindi mu bucamanza, sindi no mu zindi mbaraga zindi n'ahandi, ariko ndagira nkubwire ngo hunga, sigaho guhiga umunyamugisha, sigaho guhiga umunyabugingo, koko biragukenye.
ibyo ukora biragukenya. Hari igihe ucukura urwobo ukarucukura umunyabugingo, ukarucukura umuntu Imana irinze, ukarucukura Imana igendana nawe, hanyuma ukabigwamo. Hari igihe umuntu yibaza ikibazo kimwe, akibaza ngo ni iki wabonye mu kugira nabi no mu gupanga nabi? Ni iki imyaka umaze yose, aho wanyuze hose, ntabwo wabonye kugira nabi ukuntu ari bibi? Ntabwo wabonye akarengane ukuntu ari kabi? Ntiwigeze ubona ahantu barenganya umuntu? Niba wowe ntawakurenganyije, ntabwo wigeze ubona ukuntu umuntu arengana, amarira arira uko angana? Ni iki cyakumaza ubwoba? Ni iki gituma udatinya guhiga mugenzi wawe ngo umuvutse ubuzima, ukamugira ishyari, ukaroga, ukamwiba, ukagambira kumwica, ukamukorera ibi byose? Wowe ni iki cyakumaza ubwoba? Ariko nkubaza, uteze amatwi? Urumva uteze amatwi neza? Reka nkubaze, koko niba utekereza, niba ufite ubwonko buzima, waratekereje neza, ushyira mu nyurabwenge, urasoma, urashakisha, usanga ibyo ushaka kugeraho nta yindi nzira wakoresha ngo ubigereho? Utambukiye ku murambo wanjye cyangwa utambukiye ku murambo wa mugenzi wawe, uticumbye agahinda ke n'umubabaro we n'ishavu rye, wararebye kuko urashakisha, ukoresha amaboko yawe, ukoresha ubwenge bwawe, ushakisha inshuti, ushakisha ibitekerezo, ushakisha inama, ubona nta handi hantu wanyura ngo ubigereho uretse kwambukira ku murambo wanjye cyangwa se wuriya muntu higa, uticumbye agakoni kitwa ishavu, agahinda n'umubabaro w'uwo muntu. Koko ubwenge ufite bwawe bukumara iki? None se utinyuka ute? Niba uri umunyabwenge, utinyuka ute kongera utinyuka ute gutema igiti cyashibutse utashibuye, atari watumye gishibuka? Impamvu cyashibutse kubera imbaraga z'Imana. Imana niyo yatumye gishibuka. Wowe utinyuka ute kugitema? Utinyuka ute? Ubona iyo Mana muzakiranuka? Uriya muzi wasigayemo hariya, wabonaga cyumye na Rwanda rubona cyumye, nacyo cyabonaga cyumye, ariko cyarashibutse. Wowe utinyuka ute kuza kugitema? Sigaho guhiga umunyabugingo utahagwa. Sigaho. Reka nkubwire, ndashaka kukubwira ukuri nkakumarirayo. Wa wundi wari waravuze ngo sinzabaho, ntacyo nzageraho, nzapfa gutyo, nzapfa ndi imbwa, ntaho nzagera. Kandi koko hari ibyo yari yakoze, yaciye mu mizi, yagezeyo yaranduye. Imana yo kabyara niyo yatumye wa muzumera, niyo yatumye umuntu agera aho ageze uyu munsi. Imana niyo yatumye ubasha kwicara aho wicaye uyu munsi. Imana niyo yatumye ubasha kwiga ukagera aho ugeze uyu munsi. Imana niyo yatumye ubasha kubyara, kuko cyagihe wa wundi ntabwo yifuzaga kubaho ngo uzabyare uzororoke, ariko uriho urabyaye, urahetse, ufite n'ibyiringiro by'ejo. Ese ndagira nkubwire ngo wa wundi waragambira ibyo ngibyo, uyu munsi wamunyereka yahindura amagambo, kuko uwo ndi uyu munsi ntabwo ari wa wundi yari yagennye ko nzabawe. Ntabwo kubaho k'umuntu kugenwa n'abandi bantu, ntabwo kubaho k'umuntu kugenwa na Satani, ntabwo kubaho k'umuntu kugenwa n'abanzi, kubaho k'umuntu kugenwa n'Imana yaremye umuntu, ifite umugambi muri we, ifite icyamuteganije, ifite aho igomba kumugeza. Isobanukirwe
isobanukirwa umenye uwo uri we. Ibigusakuriza nibikujya mu matwi bikubwira ngo urapfuye, ngo uzapfa, ngo ntacyo uzigezaho, oya, bishyire mu matwi. Winjira mu ntambara y'umwuka usenge. Niba ushobora no kurwana n'ukundi ubirwane, ibyo ni ibyawe. Buri muntu wese agira uko arwana intambara ze, agira uko avuga ibibazo bye. Hanyuma wowe umpiga uyu munsi rero, nawe ngufitiye ubutumwa. Uriya yarananiwe, ntabwo yananiwe ku mbaraga ze, kuko nta mpuhwe yigeze angirira. Satani nta mpuhwe agira, n'abakozi be nta mpuhwe bagira, ni Imana yahamvanye. Wowe umpiga uyu munsi rero, nkubikiye ijambo, ariko nzarikubwira umunsi umwe. Nzarikubwira umunsi umwe niba uzaba uhari. Nzarikubwira niba uzaba uhari. Sigaho kumpiga. Ko Imana niringiye, Imana nizeye, ni Imana ijya ivunagura amaboko yose y'umwanzi, ni Imana ijya ihagarara ku nkike ntitume umwanzi yinjira ngo arangize ashyire mu bikorwa imigambi ye yose. Ni Imana ijya ikingira ikirere cyanjye, ni Imana ijya indinda aho ndyamye n'aho ngenda, ni Imana indinda aho yanteretse mu nzu yanshyizemo. Wowe urinde, wowe urinde umpiga, urinde. Hari igihe umuntu abeshya ngo aragukunda, abeshya ngo ni inshuti yawe, abeshya ngo unapfuye mwajyana, ariko yarangiza akakubikira imbehe, akayimena cyangwa akayubika. Reka uburyarya, reka uburyarya. Ko wigeze ubona hehe umuntu uba hatarya? Urambeshya ngo urankunda unyubikira imbehe, urambeshya ngo urankunda umenera imbehe. Wowe none se reka mbaze nkubaze, wigeze ubona he umuntu ubaho atariye, maze n'uwariye nabi arwara bwaki, yumisha cyangwa itumbisha, kandi byose birica? Itonde. Sigaho kumpiga ngo umpigire n'imbehe, kuko nawe wayizira. Ko Imana niyo yayimpaye, Imana irayirinze, kandi uretse no kurinda imbehe, irinze n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose yashyize muri njyewe. Irinze amasezerano yashyize muri njyewe, ntabwo ndaragizanya nayo. Hari igihe umuntu ayivuga, akabivuga abantu bakagira ngo ni amashyengo cyangwa ntabwo akomeje. Iyo Mana turaziranye. Niba usenga ibigirwamana n'akazi kawe, niba usenga bya bindi babaza n'akazi kawe, niba usenga bya bindi byangome n'akazi kawe, ariko Imana nkubwira njyewe ndayizi. Ndayizi, ni Imana ivuga, ni Imana ikora. Ni Imana ikora, ni Imana ivuga, ikagendana n'abantu bayo, ikavugana n'abantu bayo. Kandi ibi ndimo kukubwira, ndakubwira ngo wowe komera. Ufite ibikugoye, ufite ibikuruhije, ufite ibiguhiga, komera. Kuko Imana yawe muracyari kumwe, ibiguhiga ntizizagushobora niyo ukomeza ku Mana yawe. Ni wemera Yesu akakurinda. Yesu ni urinda. Ariko nawe uri muri ibyo ngibyo, ushatse wavayo, ukava ibuzimu ukaza ibuntu. Amen. Garuka rero uve muri ibyo ngibyo. Niba hari ibyo wakoze rero, kandi hari ibyo wakoze, hari ibyo wakoze bingeraho, byangezeho sinapfa, ariko hari abandi wishe, hari abandi byahitanye. Ndagira nkubwire, ntabwo ari uko Imana yandetse, nta nubwo uko Imana yanyibagiwe, ahubwo Imana yagira ngo igaragaze imbaraga zayo no gukomera kwayo. Imana yangize ikorosi muzahuriramo kugira ngo ikubaze bira byose wakoze, kugira ngo ikuryoze ibi byose wakoze. Ikibi cyose umuntu akoze arakiryora, ibyo umuntu abira n'ibyo asarura. Uwiteka atugirire neza, Uwiteka atugirire neza. Ndagira ngo nsoze
nsoze mpumuriza buri muntu uwo ari we wese ufite ibimuhiga bimutugatugiye ku rukuta kandi bifite umugambi wo kumurangiza burundu. Inyuma y'urukuta nta kindi gihari. Inyuma y'urukuta ntiwarupfumura ko ntabwo uri umwuka. Ikigutugatugiye ku rukuta kirashaka kukurangiza byanze bikunze. Ndagira ngo nguhumurize rero, nkubwira ngo ikomeze ku Mana yawe, ikoreze Imana yawe imitwaro yawe. Imana ishimwe kuko hari igihe Yesu yatwemereye ko tumwikoreza imitwaro yacu. Imitwaro yacu yaturemereye ko Yesu ntimuremereye. Itonde rero, wowe humura, itonde. Niba warikoreje Yesu imitwaro yawe, imitwaro yawe Yesu yiteguye kuyikorera no kugira ngo akuruhure, kandi ntabwo azemerera yuko unyeganyezwa. Aho umwanzi ashaka kugushyira natikosora azajyayo. Hari igihe tubwira abantu tukababwira tworoheje, ariko turagira ngo tubwire abantu bave mu kibi. Ikibi kirica. Ntabwo kubwira abantu, hari abantu badashaka kuva mu byaha, bo mumatanye nabyo, bapinga n'ibyo tubabwira, ariko turagira ngo tubabwire ngo icyaha kirica. Icyaha kirica ni mu kireki. Wowe rero, wowe wiyemeje kugira nabi, wiyemeje guhiga umunyabugingo, ndagira ngo ibyo ngibyo bivemo kubera yuko uri mu kaga. Uwo muntu higa yasanze uri umutwaro we, hanyuma ubu yakwikoreje Yesu. Aho Yesu azagutura simpazi, nuko azagutura simbizi, ariko byanze bikunze azamuruhura. Ndagira ngo rero buri muntu wese agerageze gukora ibyiza, aharanire ibyiza, areke guhiga mugenzi we, aharanire ubuzima, kubaho, aharanire nuko mugenzi we agira ubuzima. Yanga ikibi, yanga icyaha, areke ubugome, areke ubugambanyi, areke buri kintu icyo ari cyo cyose gihiga mugenzi we. Kayini yishe Abeli ko ntibyamuguye neza. Wowe ujye utinya amaraso y'umuntu utariho urubanza, utinya amarira arira hari ahantu utareba, kubw'uko uwo muntu wamuzengereje, uwo muntu wamwambuye, uwo muntu umuvutse ubuzima, umubuza amahoro, umubuza amahwemo. Hari igihe uzengereza umuntu ukamushyira ku rukuta, ukamushaka kumuhanya n'urukuta. Ujya witondera isengesho asenga, ariko nawe nushaka kubikora ukabikora umupagani. Hirya rukuta nta kindi gihari. Umuntu wasunitswe agahuzwa n'urukuta ahasiga ubuzima, uzitonde ibyo yagukorera. Ndagira ngo rero nkubwire ngo wowe uri mu bihe bikomeye, ibihe bigoranye, wizere Imana yawe. Yesu ari kumwe nawe. Yesu yiteguye kugukiza. Imana yawe ntizakureka, kuko nawe ntabwo wayiretse, ntiwanagiye na kure. Uri kure nawe nazi. Uwumva yaragiye kure, uwumva adafite imbaraga zimushoboza gukora icyiza, yemere Yesu amugirire neza. Ariko birasaba kwemera, kuko Yesu ntabwo azabigukorera ku gahato, ku ngufu. Imana ikugiriye neza rero. Reka dusoze dusenga. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye muri uyu mwanya, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye urukundo rwawe. Bana natwe utugirire neza. Tera mu mitima yacu umutima wo gukunda. Uwiteka uranuremo ikibi cyose uko cyaba kimeze kose. Reka habeho gukunda ubuzima, dukunda ubuzima ariko tubukundishe n'abandi, dukunda ubuzima ariko dukunde n'ubw'abandi. Buri muntu wese aharanire ko yabaho neza, abandi bakabaho neza, itorero rikabaho neza, n'igihugu kikabaho neza, kubw'urukundo, kubw'umutima wanga ikibi, urwanya ikibi, ugenda kure y'ikibi. Bana na buri wese utugirire neza, icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose.